Murakoze cyane turabakiriye. Thank you so much. Welcome you. Ndagira ngo dusome ijambo tuvanamo icyifuzo cyo gusengera muri uyu mugoroba. Numvise turi busengere icyifuzo tuvana mu ijambo ry'Imana hano muri Danieli. There is a request found in the book of Daniel. Ibanga rikomeye ry'umunyamasengesho. The great secret of a prayer warrior. Ibanga rikomeye The great secret ry'umunyamasengesho. of a prayer warrior. Turabyigira ku mugabo witwa Danieli. We see that in the life of Daniel. Turareba ibintu nka bibiri byari bigize ubuzima bwe. And we look at 2 or 3 things that characterized his life. Ndimo nsoma As I read, nasanze hari ibihe bibaho n'utaje usenga agasenga. there are times that do not choose who prays or not. Ibihe bikagutegeka gusenga. And times or circumstances controls your prayer life. Ibyo ni rusange mu bantu. And that's common for everyone. Ndimo ndeba ubuzima bwa Danieli. When I look at the life of Daniel, Mureke duhere ku gice cya kabiri. let's look at chapter 2. The book of Daniel, chapter 2, Umurongo wa 14. verse 14. Kubera ko nge nasoma ndakora commentaire mwe mufite za Bibiliya namwe dukurikirane. Let's follow with your Bible. Umurongo wa 14 haravuga ngo ariko Danieli asubizanya Ariyoki umutware w'abasirikari barinda umwami ubwenge no kwitonda. Then with counsel and wisdom, Daniel answered Arioch, the captain of king's guard, who had gone out to kill the wise men of Babylon. Yes. Amusubizanya ubwenge ndetse no kwitonda. He replied with counsel and wisdom. Uwo niwe wari ugiye kwica abanyabwenge b'i Babuloni. That's the one who had gone out to kill the wise men of Babylon. Amusubizanya ubwenge no kwitonda kuko yari yitwaje icyemezo gikomeye cy'umwami cyo kwica abanyabwenge bose b'i Babuloni. He replied to him with wisdom and counsel because he had committed to killing all the wise men of Babylon. Kandi abo Danieli yari abarimo. And Daniel was among the wise men. Gusa icyemezo cyafatiwe iyo usomye texte biragaragara nkaho atari yamenya amakuru atahabaye. And when you read the story, it looks like Daniel was not aware of what was going on. Erega inama ijibaho igafata ibyemezo n'uwiyeskije n'utahabaye ibyemezo zamara gufatwa bikamugiraho ingaruka. You know, there are meetings that take place, and whether you're there or not, you suffer the consequences. Inama yemeje ko bijya kugenda gutya. Nukuvuga ngo wari watanze impamvu ntuhari ariko iyo imyanzuro imaze gufatwa irubahirizwa. And you know, sometimes you can excuse yourself from a meeting, but when they've made up a decision, 15 abaza Ariyoki umutware w'umwami ati niki gitumye habaho itegeko ry'ikubagaho rivuye ku mwami. Yes, some. Verse 15, he answered and said to Arioch, the king's captain, why is the decree from the king so urgent? Nuko Ariyoki abisobanurira Danieli. Then Arioch made the decision known to Daniel Amubwira amakuru yose. and told him the whole story, Uko byagenze. how it happened, Itangiriro ry'ikibazo n'icyabyaye icyemezo. the start and the end, the conclusion. Baramubwira ati none gaye umwana urupfu rurahari mwese. And he said, death is Yes. upon us all. Nahawe itegeko I've yo been kubafata given the decree. mugiye gupfa.
to capture you, and you're going to die. kandi ngo umwami iyo yavuze biba byarangiye. And you know when the king has commanded, it is so. wasoma ku murongo wa 16 When you go to verse ntinda 16, daniyeli ahera ko asanga umwami kuko niho itegeko ryari ryavuye, asanga umwami amusaba umunsi ngo azamumenyeshe ibyo yabazaga. so Daniel went in and asked the king to give him time that he might tell the king the interpretation. asa n'ubwe yariyo katese waba wanshikiriza umwami tukaganira ati okay, urumva nawe yari ko yica abantu b'abanyabwenge kandi by'ukuri n'itegeko gusa ariko yabonaga ko bitoroshye ntibyari zoroshe. Daniel asked of area of time with the king, even though he had seen that it was a decree, he just wanted to try. noneho ngo abonane n'umwami atese wampereza umwanya mutoya kazagusobanurira ibyo uhayibaza. And he asked of the king for time to be able to give him the meaning to the dream or the umurongo interpretation. wa 17 Verse 17, nuko daniyeli aja mu nzu ye abibwira bagenzi be hananiya na mishayeli na azariya kugira ngo bingingire imana yo mu ijuru ibyo bihishwe ngo ibagirire imbabazi batarimburanwa n'abanyabwenge bandi bose bahehe bibabuloni. sibyo ndashaka kubabaza I want to ask you, ko murumva muri uyu mwanya wakunda utakunda wananirwa gusenga. in this circumstance, whether you like it or not, nubwo uzugira ibitotsi ukagira n'inzara urumva inzara itashira, urumva ko n'ibitotsi bitashira. whether you like it or not, whether you're hungry or not, don't you think that your hunger would stop so you could pray? Daniel araje abwiye Shadrach, Meshake, Abidinego arababwira ati yeme Daniel comes and speaks. iya makuru numvise badusobanuriye The story, the way it was narrated to me, noneho mvuye neza kuri source, mvuye ku isoko kubonana now n'umwami. I have the original version. umwami aduhaye iminsi gusa The king has given us just a couple of tugaruke days, tumusobanurire ibyo abandi bose bananiwe. just enough time to come back and explain to him the secret. none rero Then turi hagati y'urupfu no kubaho, we are between life and death. kandi kubaho kwacu nuko tumenya ibyo umwami yarose tukanabisobanura. Our life will depend on being able to interpret the dream, kubinanirwa ni urupfu. and failure will lead to death. ngo bagira apeti, ngo bagira ibitotsi, nibongere basinzire. Could they have thought of food or sleep? No. hari ibihe There are times biza bikujyana mu gusenga olinga that give you no choice than pray. ariko imbere y'Imana But before God, ibyo ntibiguhindura umunyamasengesho. these things don't turn you into a prayer warrior. Imana izi kwitegereza ikakureba, okay, naka karansenga arakagira Imana yasenze, yo mwana waje wibutse gusenga, wakoze. ariko mu kureba n'ijisho ry'Imana ntabwo yagira cyangwa uyu umunyamasengesho kurasengeshwa n'ibihe. God looks at you and is not impressed because your prayer is based on circumstances. Tukaba turi kumwe tuvuge ngo amen. Amen. Mwongere cyane, haleluya. Amen. Nuza gukurikira And even the following verses, abana b'abahungu the young barapfukama. men, Tagusinzira went into the prayer closet. wosinzira ute. they couldn't have slept. Bashinga amavi. They went Usomye ahandi into hose prayer. uraja kubibona barahinda. Mana we Following kiza verses, ubuzima you bwacu. see they Mana were we interceding, twereke. pleading, Kandi asking God to show them. yeme mwokagira Imana. Hari abantu bazi kunaniza abandi. And you know, there are people who make it hard for others. Uzi kubwira abantu ngo naryamye ndarota. Imagine someone tells you, I slept and had a dream. None ndabahamagaye mumbwire icyo narose. Now, I call you to tell me what my dream was about. Tukubwire icyo warose. It's very Habe interesting. n'uwaryamye hamwe n'undi azayumva gusatera imigeri akazumva karivugisha. Ariko ntiwomenya uwo Even when you mukangura. share a bed with someone, ariko you just murubwira see them dream or maybe kick the legs, but you don't know what they're dreaming about. Ntiwomenya icyo yawe. You can't.
habe n'umwami Nebukadineza nawe Even the yarazi king ko asabye ikintu Nebuchadnezzar. pratiquement impossible. It was impossible. Ibyo warose Your dream? aba basore barasenga kuko ibihe byatumaga basenga. So these young men prayed because circumstances caused them to pray. Nimurebe bamaze gusenga sintinda usomye 24 Verse ngo nuko 24. Danieli aja kwa Ariyoki sinavuzega ibyabaye nyuma yo kwiherera wari wategetswe n'umwami kurimbura abanyabwenge b'i Babuloni amubwira ati nturimbura abanyabwenge b'i Babuloni ahubwo unshira umwami musobanurira ibyagira gute ashaka. But then Daniel said, "Do not destroy the wise men of Babylon. Take me before the king, and I will tell the king the interpretation." Nimwumve 26 umwami ahindukirira Danieli wahimbwe Berushazari aramubaza ati mbega urambwira inzozi neretswe nisho zisobanura wa muhungu. Verse 26, the king asked, "Are you able to interpret my dream?" Uraje wewe ngumbwira ibyo neretswe kabisa narose able plutôt to tell urabimbwira me wewe the kabisa dream? unabisobanurira. Do you think you can interpret the dream? Danieli yari umukozi w'Imana muvuge ngo haleluya. Nimwumve Danieli asubiza umwami ati Daniel said to the king, ibyo bihishwe umwami yasobanuzaga nta banyabwenge babasha kubimenyesha umwami cyangwa abapfumu cyangwa abakonikoni cyangwa abacunyi ariko mu ijuru hariho Imana ihishura ibihishwe kandi niyo yeretse umwami Nebukadineza ibizaba mu bihe bizaza. Nukuvuga ngo verse 28, uwaruzi ibyo ni Nebukadineza n'Imana yonyine it was yabimweretse. only God who knew the dream of Nebuchadnezzar. Sibyo inzozi n'ibyo werekewe ku gisasiro n'ibyo ibi nimwumve The dream and the visions you had upon your bed were these. icyakora narimo soma numva ndahishuriwe nakunze Nebukadineza I had the revelation yari as I umuyobozi read. mwiza. Nebuchadnezzar was a great leader. Nimwumve impamvu Imana yeretse inzozi Nebukadineza. Listen to why God showed this dream to Ku murongo wa Nebuchadnezzar. 29 Verse 29. nuko ibyawe nyagasani As for you, O king, watekerezaga uryamye thoughts came to your mind while on your watekerezaga bed uryamye ibizaba mu gihe kizaza. about what would come to pass after this. ihishura ibihishwe niyo yakubwiye ibizaba. And he who reveals secrets has made known to you what will be. Waryamye ku gitanda uri umwami You slept utangira as guhangayika And you were concerned. urimo wibaza ngo ese ubwami mfite iki gihugu kizamera gite, You were concerned about the well-being of your ese country. ejo hazaza h'iki gihugu ubwami Wondering bwawe about the future of the country. bumeze gute. How is it? Kubera ariko yarimo atekereza And because he was umwami thinking, utari umunebwe umwami urimo utekerereza a igihugu king who was utekereza not ubwami. lazy, who was thinking ahead. Niyo mpamvu Imana yamenye ibyo wari ko wibwira uryamye yaguhishuriye ngo ikwerekeje ibizaza. And that's for our sakes who make known the interpretation to the king, and that you may know the thoughts of your heart. Muvuge ngo amen. Arabihishura pe aramubwira And igishushanyo he yabonye interpreted the dream, the images he ariko saw. Imana izihishura. God Muvuge ngo can haleluya. reveal things. Amen. Nusoma iki gishushanyo And when Nebukadineza yeretswe Look at the image Nebuchadnezzar had yamye saw. areba kuva igihe yari ariho He started ageza ku mperuka from the time he was igihe born ubwami bw'Imana buzima. to the end of times when Ni ukuvuga ngo aha the yerekewe rule of ibi our bivugwa mu Savior byahishuwe will be. byose muri Apocalypse ibi And all of this was in the book of byari muri icyo Revelation. gishushanyo cyerekanaga mama azagenda Was the atsimburana. image, how the kingdoms will succeed one another. Noneho ayo mami yose narangira And all these ngo amaze kingdoms, ngo abona akabuye gato katasunitswe n'umuntu He saw karaza a gakubita icyo small kigi cyose stone cyose not cyose pushed by men karakura gakwirisi came and destroyed all those that aramubwira ngo ruled aka and kabuye ni filled the ubwami earth. bw'Imana
uzakubita amami that yose is the akavaho. kingdom of God that will come and overrule all the kingdoms of this world. Aha Here, ryari yerekwa ryiza it was a great dream Ariko- or revelation, ryari rigiye kuzana urupfu, but it was about to bring death. ariko ntabwo umwanya nk'uwo n'udasenga azasenga. And during that time, even those who don't pray get to Reka pray. nsoma ahandi hamwe gusa Let me go into another mbone verse, kubabwira icyo dusengera. and I'll tell you what a Ku prayer gice cya request. cyenda cya Daniyeli, The book of Daniel chapter 9, igice cya cyenda Daniel chapter 9, umurongo wa mbere haravuga ngo mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Dariyo the first year of Darius, mwene Ahasuwerusi the son of Ahasuerus, uwo mu rubyaro rw'Abamedi, the lineage of Medes, wimitswe ngo abe umwami w'igihugu cy'Abakaladayi. was made king over the realm of Chaldeans. Muri uwo mwaka wa mbere no ku ngoma ye, In the first year of his reign, njyewe Daniyeli nasomye ibitabo binsobanurira umubare w'imyaka i Yerusalemu hazamara hashenywe ko ari imyaka 70 zavuzwe n'ijambo ry'Uwiteka mu kanwa k'umuhanuzi Yeremiya. I, Daniel, understood by the books of the number of the years specified by the word of the Lord, though Jeremiah the prophet, that he would accomplish 70 years in the desolations of Jerusalem. Amaze gusoma gutyo ubuhanuzi arabusomye, yari umugabo uzi gusoma, After reading the agize prophecy, ishurirwa. he had the revelation. imyaka 70 ambo 70 years, wow. i Yerusalemu harasenywe. When Jerusalem was destroyed, Kumbe dufite amasezerano y'imyaka 70 nigera tuzataha. and we have promises that once all this is over, we will go back home. Atangira kubara. He started counting. Twagiye muri uyu mwaka tugeze muri uyu mwaka, this soustraction time. 70 irageze. And when he subtracted the years, 70 had come. Amasezerano we, amasezerano we, Promises, promises, amasezerano we. promises. Mureke mbabwira, ntimwabonye cya giseke kiri hariya? Didn't you see the basket that was there? Niba babwira ngo muregurupe biriya byifuzo byari muriya mu bisheza amatitire, muzasanga titire ari ebyiri nini If ziri. you were to group all these prayer requests into categories, you find two dominant ones. Titire ya mbere muzandika ibibazo byo gusengerwa, ibibazo abantu bafite, imisozi Imana we, imisozi we, kuraho imisozi Imana we, The imisozi we, issues of imisozi people, the we. issues of churches, and Ibibazo. different types of problems. Minerevare, inzu, imodoka, School fees, abana cars, batarashakwa, houses, uburwayi, iki. marriage, Iyo sickness. zageze ntawe utazusenga. When those things come, you have no Mungu, choice but saidia, pray. haleluya, fanya kazi, haleluya, fanya kazi. Ibyo ngibyo niki? Ntawe utazusenga iyo zageze. When you have such problems, you have no choice but to pray. Hindi utazusenga. You have no choice but pray. Iyo ni kategori ya mbere y'impapuro nyinshi ziri hariya That's ziri. the first category of the most Titire ya kabiri papers. wakwandika y'ibyifuzo The biri hariya. second, Ni amasezerano atarasohora. Abantu bari mu promises that are bishozi. yet to be fulfilled. Si ibibazo ufite, Not the ariko problems, umunezero wo gusingira Mana we But the waramye. promises that you have Eva not yiva muri received. Kimisagara Mana we. Daniyeli aharagaragara mu bibazo amasengesho aradudubiza. Daniel, we see Daniel's example in great trouble and Hano seeking mu prayer. masezerano amenye ko amasezerano hari imyaka 70. He knew, he Yerusalemu knew the agomba gutaha. promises were there 70 years. Nta kintu kiza kiryoha nk'igihugu. Nothing is more pleasant or pleasing Muri 94 than in turimo 1994 dutaha. when we were coming back home. Bagaza bavuga Kigali, They used to talk about Kigali, bahaye baririmba ko ukaza bimaze ariko irasite. and you Abantu bari always kubaguruka wondered what it looked like. igihugu kitakigira n'amazu kitakigira iki. You would think he had no homes or things like Baza that. bavuga ngo mu 1948 And when they Ni talk 1948. about Abisiraheli 1943, bataha mu gihugu, when the Israelites were migrating back home, nibwo bamwe hatangajwe eta yabo yongeye kubaho nyuma that's de where siècle de their siècle. state was reinstated. Bavuga ko bamwe bururuka ku kibuga yasoma ubutaka gusa agacikana umunezero. They would say that when they were getting off the plane, they would kneel down Mutekereze, to kiss the ground, and because umuntu of uguye great ku joy they would die. amasezerano Promises imyaka 70 irageze of 70 years. maze nimwumva umurongo ukurikira ibyabaye.
Let's wa go to the gatatu. next verse. Panga verse 3. amaso umwami Imana yanje Then mushakisha gusenga I set my face toward the Lord no God to kwinginga request niyiriza ubusa by prayer and supplications, nambara ibigunira nisiga ivu. sackcloth and ashes. Ibigunira ndakwambara ivu Sackcloth, kwiyiriza ubusa. ashes, fasting. Nusoma When you read, Imana yaramusubije. God answered. Aha niho uzasoma ukamenya urugamba rwabaye Gaburiyeli arimo amanuka aje gutanga ibisubizo. And that's when you know the battle that happened Turacari kumwe? before Daniel came back with the answers. Muvuge ngo amen. Amen. Mwongere cyane amen. Rwose ibyo ni amasengesho rusanga abandi bose bazabakora This is common iyo prayers tugeze muri uwo mwanya. when we get to that times of trouble. Bwira mugenzi wawe ngo sasa Tell your neighbor, reba icyo wifuza kuruta kiguhindura kuba umunyamasengesho. Tega amatwi wumve. so then pay attention to that one thing that will help you become a prayer warrior. Umunsi Gaburiyeli amanuka The day Gabriel came down, yabwiye Daniel aramubwira ngo yewe wa mugabo told ukundwa cyane we. Daniel, Yewe "Oh, wakundwa Daniel, akazi y'Imana we. you beloved of Umunsi God, watangiriye kwingingiraho Imana God yarumvise. heard you the moment you started praying." Icyo nkundira Daniel What I like about Daniel, yagaze asenga mu gihe cy'ibibazo he prayed during the hard times, ariko byarangira Imana igakomeza kumubona. and even at the end of the hard times, he was still before God. Ntabwo yari umugabo usenga kubera ko ibibazo byabaye cyangwa yibutsa amasezerano. Yari umugabo usenga Imana n'igihe hatari ibibazo n'igihe nta masezerano yishuza kubera gusa gukunda Imana. Daniel was not the kind of man who only prayed in hard times, but he came before God with no troubles or not, and was in the presence of God. Niba ushaka kuba umuntu uzaza ukorana n'Imana ugahindura ibintu. If you want to work with God and change things, tukazuba umugore w'umunyamasengesho n'umugabo w'umunyamasengesho mu gihe cy'ibibazo gusa n'igihe wishuza amasezerano. don't be that kind of man or woman who goes into prayer because you have hard times or you want Reka to dusome igice cya request your gatandatu mwumve promises. Daniel igice cya gatandatu umurongo wa 11 naho nsoma nitumara tuje mu Let's go to masengesho. Daniel chapter 6. Listen to what he says. 11 haravuga ngo maze Daniel Verse 11. yumvise ko urwandiko rwashizweho ukuboko. Aha ni mu bibazo kandi cyagihe cya Dariyo. Kwashizweho ukuboko aja mu nzu iwe kandi amadirisha y'inzu ye yarakinguwe yerekeye i Yerusalemu. Now when Daniel knew that the writing was signed, he went home and his upper room with his windows open towards Jerusalem. Nimwumve Listen. akomeza kuja pfukama gatatu mu munsi asenga Imana ye akayishimira. Nimwumva akajambo gakomeye kuko yarasanzwe abigenza. He knelt down on his knees 3 times that day and prayed and gave thanks before his God, as it was custom since early days. Makusoma mu Cyongereza cyane aho ngaho ako gafraze kanye. He knelt down on his knees 3 times that day and prayed and gave thanks before his God, as was his custom since early days. Aha mu Kinyarwanda haravuga ngo akomeza kuja pfukama gatatu mu munsi asenga Imana ye akayishimira kuko yarasanzwe agira ate bakobwa. So he did this as he usually did. Imana ntikakubone kubera kuje guhamagara yuko wumvise uhaye bari imyaka igeze za Young anniversaire. ladies, don't just pray because you're counting your age or when you have Uyu munsi twiriwe birthdays. twandika ama anniversaire, joyeux anniversaire Pastor Deo, twazane nimbageje imyaka 40 simbizi. Pastor Deo, happy Ni nka 40 birthday. ngingahe Pastor se kiragera uyu mugoroba nyine mwari ko mubona ko za magroupe yose yari kwagira. Sibyo? Noneho twebwe abagabo ntitugira ikibazo. So Ariko us men umukobwa don't have issues, but ladies, iyo hayafeta anniversaire imyaka 32 when they start akabona to nitatu count the irageze. years at 32 and Uko abandi bahe so bamweza on, za gato n'indabo
atayi amaso za surprise akabona surprise ya myaka iragiye people share ndageza cake and 35 celebrate, nta muntu uramvugisha n'umwe and intambara they're ikaba still seeing maze rero it's a azapfukama wa And you know what they do? They pray. tugapfukame gusa Don't pray kubera ko haye only ubwira Imana ngo igowe oya izina kubonana mbere yawe when you want God to do something. He sees nibo you babandi before Imana that. izibwira ngo kuko uzuza kunsabiriza tutazumenya ko ndi umubyeyi uja kunteteraho kazanaguha n'ibyo utansabye aho kuza kubera ko wabuze uhaye urira. You don't go before your parent to beg of them. They can give you without having to beg as their fathers. Ntidusenga kubera ko twagiye mu minsi 40. We don't pray because we have entered 40 days of prayer and fast. Oh, yeah. No. Gusenga We pray ubuzima. because it's a lifestyle. Ntidusenga kubera ko twagize ubwoba twumvisa impuha dusenga kubera ko ndibwo buzima. We pray because it's a lifestyle. We don't Uzusenga. pray because we Reka hear nkubwire troubling times isengesho ahead. rikomeye riza rizana ubucuti n'Imana ni great isengesho ryo prayer. gukumbura Imana gusa ukayibwira ngo Mana we ayiye nukuri nagukumbuye Mana we ukahura linye yawe iri ese nabyita gute uri en contact n'Imana uri online every day buri munota buri saha buri seconde biri online nibyo The greatest prayer is your fellowship with God, to stay connected or tuned Danieli in yari on a daily online basis. ngo n'ikibazo ngo Daniel kize was always kimusange connected to ibi God. byageza bimusanga yapfa gukoraho gutyo yewe ngo niki kibakuri aho paf kubera ko He would si only umushitsi ku Mana touch one thing. nibimenyerewe noneho akabazo kisangamo Was not kamwe noneho wabonye big n'akabazo kansanze birimo ba dialogue gusa ibintu byose paf It was not a big deal to Ngiryo him ibanga. because he was already connected to God. ngirye icifuzo dusengera uyu munsi So that is the prayer request for today. ninde waformira mu kinyarwanda ciza ko dusenga Who can kugira give us a ubu buzima framework or a structure? budasenga hari ikibazo A life- ubuzima bwo gusenga bukaba ubuzima The bwawe prayer life that is not Kuja determined by duhora circumstances, dukumbura but a Imana. prayer life that's continuous. hari ikintu maze kugenda nitegereza iyo turangije kenshi amasengesho y'iminsi 40 I often notice that when we finish the 40 days of prayer and nico fast, gihe abantu baza basinzira cyane that's when people sleep a lot. aho kuva ngo bizamuke yafaya twagize ugasanga twagize Instead of twarangiza amasengesho keeping up y'iminsi the fire 21 burning, they sleep. abantu bakagira ngo none bagize pause bagize repo baruhutse It's like they basenga have gone on twarangiza break. amasengesho y'iminsi 7 cyangwa When we 11 finish the 7 days or 14 twarangiza igiterane days kinini or a huge crusade, ukagira ngo none gusenga kwahagaze oya you think prayer has stopped. tujaba abakirisitu niyo message nufishe umwuka mpa après 40 jours umunsi wa mbere duteranye That's iminsi the 40 message of the irangiye Holy Spirit after the 40 days of prayer. mise en garde Let's be careful. ugenda usenge kurushaho You have to pray even bana ba more. ntimurya usenge kurushaho kuko Pray waje even gufata more. energy ninga kurya imodoka yujuje essence Just like ikaba when full tank a car is kakare gassed up, kiruka niho it ngo can run fast. tugiye gusenga We're going to pray. iyi minota 30 isigaye Within the 30 minutes we have sinongera left, kuvuga I won't speak more. nanje ndasenga I'm also going to pray. noneho saa moya n'igice dusozereza hamwe And 7:30 we will finish. ngabo abantu There baza bahindura ibintu are the people who changes things. abo nibo Imana izivuga ngo nja mvugana na Musa ko hayuvugana n'inshuti tine pepa kuba enemy inshuti yaye y'Imana nta kindi cyaguhindura ni presence So then you become like Moses who spoke to God as a friend. You can't be a Ariko- friend of God if you don't pray. igiye ikubona kubera ko wagize ibibazo si If ubushuti only- bwakuzanye If only you go before God Wazanywe because you have n'ibibazo. troubles, it's not because you want that relationship. Your umeze nka troubles cya gihe are, cyo muri sociale gusa uzuza ngo saidia nasho nagize You're Imana just- ntabwo ari part of the needy people ari who just umugira come. neza twirukira ngo kubera ko twagize ibibazo ni umubyeyi tugomba gusabana He's not a donor, he's a father who takes care of us. hari abamvise bavuga ngo amen oya simpaye numva cyane amen Amen. twongere cyane Amen. twongere Amen. hari abahishuriwe Are some people here, did you get a revelation? reka dusenge Imana yo mu ijuru Let's pray. mu izina rya Yesu Kristo
igira neza, Imana ikomeye. Turagushimiye cyane muri uyu mugoroba wa none, n'umugoroba wawe, n'umugoroba umugisha, n'umugoroba wongeye kudutiza Mwuka Wera. Turakunezerewe, turagushimiye kuko dufitiye umugambi mwiza. Turagushimiye kuko icyakuzanye ari ukugira ngo tugire ubugingo ndetse bwinshi. Mana, turakunezerewe muri uyu mugoroba. Uyu ni umugoroba wawe waduhaye. Uyu ni umugoroba isengere wewe, wisengere nurangiza usengera itorero, tusabira itorero kugira uwo mwuka w'inyota yo gusabana n'Imana, tudasenga igihe cy'ibibazo gusa. Itorero uwo mwuka w'inyota yo gusenga ugaragare mu buzima bwawe, mu muryango wawe, mu itorero. Dusabane n'Imana buri segonde, buri munota, buri saha, buri munsi, buri cyumweru, buri kwezi, buri mwaka. Ubwo buzima nibwo buzabuhindura ibintu. Tangira usenge, tunesengera n'itorero. Mana, wagize neza. uri Imana nziza, uri Imana idukunda, uri Imana idufitiye umugambi mwiza, uri Imana igira neza, uri Imana ituzi. Turakunezerewe uyu mugoroba mwiza, uyu mugoroba umugisha, n'umugoroba wo kongera kuvuga ngo wagize neza, natwe turishima mukunzi. Turagushimiye Mwuka Wera, turanezererwa imbabazi zawe, turanezererwa kugira neza kwawe. Yo Yesu, uyu mugoroba ni umugoroba wawe, twongeye twaje, twakunezerewe. Wagize neza kubana natwe iminsi yose itambutse, waturinze tubiri bazima, si kubw'amaboko, yo ni kubwawe Mwuka Wera. Turagushimiye uyu mugoroba w'umugisha, uyu ni umugoroba wawe, twaje guhura nawe, twaje mu bwiza bwawe, twaje kumva kugira neza kwawe Mesiya. Turakunezerewe uyu mugoroba, turaguhamagaye ngo ngire ubane natwe uyu mugoroba, tuganirize Mwuka Wera. Turagukeneye muri uyu mugoroba mu buryo budasanzwe Mesiya. Yo bana natwe, udukumbuze gusenga, utwigishe gusenga, uduhe gukunda gusenga Mwuka Wera. Turakwinginze ngo uduhe ubwenge bwo gukunda gusenga, uduhe imbaraga, uduhe inyota. Turasaba inyota yo gukunda gusenga. Mwuka Wera, utwigishe gusenga. Turasaba inyota yawe, ubuzima bwacu duhe inyota yawe, duhe inyota yo gukunda gusenga. Yo turasaba inyota yawe nk'itorero, turasaba inyota yo gukunda gusenga. Yo turasaba inyota Mwuka Wera, duhe inyota n'ishyaka ryawe ryo gukunda gusenga. Nidusenge kubera ko dufite ibibazo gusa, ahubwo dusenge kuko ari itegeko. Mwuka Wera, manuka uduhe inyota. Dukeneye inyota yo gukunda gusenga nk'itorero twaje. Nyemerera umanuka uduhe inyota yawe, suka inyota yawe Mwuka Wera, inyota yo gukunda gusenga. Dusenga ubudasiba, yo kuko nibyo wadusize utubwiye ngo dusenga ubudasiba. Mwuka Wera, duhe kugira inyota, uduhe kumera nka Daniyeli wasenze. Mwuka Wera yarasenze, ntabwo yasengaga kubera ko habaga hari ibibazo, yarasengaga agasenga gatatu. Natwe uduhe inyota yo gusenga, uduhe gusenga, dusenge kenshi. Mwuka Wera, turagukeneye, dukeneye inyota yawe uyu mugoroba. Yo uyu mugoroba reka utubere umugoroba uri special. Mwuka Wera, uduhe inyota yawe nk'itorero twaje mu bwiza bwawe, twaje mu rukundo rwawe, twaje mu mbabazi zawe, twaje mu kugira neza kwawe. Uduhe inyota uko twakandagiye ahangana, dusubire uko twaje. Abatashoboye kuza ubakumbuze, wongere utugarure mu bikari byawe. Uduhe inyota, itorero ryose usukemo inyota yawe. Wongere Mwami uduhe gusenga, nibe 40 jours gusa. Wongere utwuzuze inyota, turasaba inyota. Iteraniro ryose turasaba inyota yawe Mwuka Wera, genda suka inyota yawe Mwuka Wera, genda
genda mwuka wera turagukeneye ngo udusukemo inyota yawe udusukemo ishyaka ryo gukunda gusenga udusukemo ishyaka ryo gukunda gusenga mwuka wera reka gusenga biba ubuzima Yesu we turagukeneye mwuka wera ngwino manuka udukundisha ibyawe manuka udukundi uduha inyota yawe turasenze nka torero rya Kimisagara manuka uduhe kugira inyota yawe mwuka wera manuka genda kora vuga mwuka wera hari icyo waturemera uyu mugoroba dukeneye inyota yawe dukeneye kongera gusubizwamo inyota yawe reka inyota yo gusenga twe gusenga kubera ibibazo dusenge ko ari byo wadusize watuzi tubwiye ngo dusenge ubudasiba dukeneye gusenga ubudasiba dukeneye gusenga nkuko Daniel yasengaga inshuro 3 natwe dukeneye gusenga nyemerera uduha imbaraga zo gusenga uduha inyota yo gusenga yo mwuka wera Kimisagara ngiyo turayiguhaye itorero ryacu turariguhaye ibintu dukumbuze uduha inyota uduha ishyaka mwuka wera genda ubuzima bwacu buhishurirwe ubuzima bwacu bugira irindi hishurirwa ryo kumenya no gushobora no kuba ubushake bwawe kuri twebwe mwuka wera genda mwuka wera genderera Kimisagara mwuka wera manuka imitima yacu kire imitima yacu iragukeneye turagukeneye uduhe kongera gukomeza kugira ibihe byiza uziko mwami turagushimiye ku bihe byiza watwagize bya 40 jours mwami dukeneye gukomeza reka dukomeze urashaka ko dukomeza muri ibi bihe turagutumiye ibihe byose bindi nabyo bimere nka 40 jours dukomeze tuva mu bwiza tujya mu bundi reka uduhe inyota yo gusenga tukubone duhishurirwe tumenye ubushake bwawe tumenye icyo dushakaho ibyo byose tuzabivana mu masengesho tuzabivana mu kuba hafi yawe cyubahiro turagukeneye Mesiya duha inyota yawe nimanuke ku buzima bwa Kimisagara inyota yawe nimanuke ku itorero ryacu inyota yo gusenga turayikeneye mwuka wera suka inyota yawe dusuke w'inyota ubuzima bwuzuye amasengesho dukeneye gusenga ubudasiba mwuka wera manuka mwuka wera manuka duha inyota yo gusenga buri muntu ku giti cye mu izina rya Yesu Kristo buri muntu ku giti cye usuka inyota yo gusenga buri muntu ku giti cye agira n'ubusabane nawe mwuka wera turasenze cyane buri muntu ku giti cye uduha inyota buri muntu ku giti cye uduhe kwahagizwa no gushaka mu maso yawe buri muntu ku giti cye dukeneye inyota mwuka wera turagukeneye uyu mugoroba turagukeneye kuganira n'imitima yacu ukawera uyu mugoroba ariko tubera umugoroba udasanzwe usukemo inyota mu izina rya Yesu Kristo inyota yawe turayikeneye buri muntu wese ku giti cye mwuka wera n'abataje basukemo inyota yawe mu izina rya Yesu Kristo buri muntu wese ku giti cye agira n'ubusabane nawe buri muntu wese ku giti cye agira inyota yo gusenga buri muntu wese ku giti cye agira ishurirwa ryawe buri muntu wese ku giti cye yumve yambaye izindi mbaraga buri muntu wese ku giti cye mwuka wera suka inyota yo gusenga kuri buri muntu wese mu itorero mwuka wera turagukeneye uyu mugoroba reka umugoroba uri special twongeye kugutumira
twongeye kugutumira mwuka wera dukeneye kugira ibihe twagize muri 40 jours reka dukomezanye nawe komeze dusenga ubudasiba inyota yawe komeze idudubize inyota yawe komeze idudubize reka uduhe iminsi yo gusenga uduhe inyota yo gusenga inyota yo gusenga buri muntu wese ku giti cye ururuka mwuka wera turagukeneye niwe wabidushobozamo ijambo ryawe ngo nitwe dushobozwa nawe uduha imbaraga inusuka iyo nyota ngwino uduhe izo mbaraga zo kubikora mwuka wera ngwino ugendagende mwuka wera agendagenda mwuka wera suka iyo nyota turayikeneye uyu mugoroba ntidusiga uko twaje dukeneye gutahana impamba y'inyota impamba yo gusenga impamba yo gukunda gusenga nk'uko Daniyeli yabikundaga impamba yo kuba hafi yawe impamba yo gukunda ibyawe impamba y'inyota yawe impamba yo gusenga muri circumstances zose yaba tunezerewe yaba tubabaye reka tukwigishe gusenga mwuka wera utwigishe gusenga Mesiya duhe inyota yawe turasenze ngo uduhe inyota mukunzi wacu duhe inyota buri wese ku giti cye ababashije kugera hano n'abatabashije kugera aha buri wese yumva inyota ya mwuka wera inyota yo gusenga uyu mugoroba dukeneye kugira inyota turyamye twumve tugomba kugira inyota yo kubyuka tugasenga turi mu ngo zacu uduhe inyota yo gukunda gusenga mwuka wera dutwaye amamodoka uduhe inyota yawe tugenda mu maguru tugera inyota mwuka wera turagukeneye inyota aho tugenda hose suka inyota yawe mwuka wera turi mu rusengero uduhe kugira inyota yawe inyota aho twaba turi hose mwuka wera manuka imitima yacu ikire imitima yacu igira impinduka imitima yacu iragushaka imitima yacu inyota Yesu we ntidusubire uko twaje dusubirana inyota yawe Yesu we turagukeneye umugoroba buri muntu wese abe umunyamasengesho ku giti cye twigishe gusenga nk'itorero ryacu n'izina rya Yesu dukeneye inyota yawe dukeneye inyota yo gusenga dukeneye inyota yo gukunda ibyawe dukeneye inyota yo gusenga no gusoma ijambo Yesu we ngwino bidufashemo si kubw'imbaraga si kubw'amaboko ni kubwa mwuka wera manuka dufashe gukunda gusenga dufashe kubigira inyota yawe turayikeneye inyota yawe mwuka wera genda ubuzima bwacu bugira ishurirwa ryawe ubusukemo inyota mwuka wera Yesu manuka mwuka wera genda ibintu nibyongere kuzasa uko byasaga dukeneye gushayininga nka Kimisagara kubera inyota y'amasengesho kubera impinduka igiye kuba muri Kimisagara buri wese ku giti cye akagira ishurirwa rye akagira kugirirwa neza nawe mwuka wera genda imitima yacu ikire mu izina rya Yesu bintu genda mwuka wera twarasaba mwami data inyota y'iteraniro mwuka wera suka mu nyota yawe itorero ryose mwami turakwinginze usuka inyota yo gusenga suka 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 inyota yawe Mesiya turagukeneye ururuka mwuka wera genda ugabibe tegeka bikomere itorero ryose turagusaba inyota yawe itorero ryose genda utwuzuze inyota yawe utwuzuze gukunda gusenga n'izina rikomeye bintu genda Mesiya bintu genda cyubahiro erega wavuga bikaba erega wategeka bigakomera mwuka
dukeneye inyota yawe mwuka wera dukeneye inyota yawe mwuka wera genda inyota yo gusenga mwuka wera buri gihe nk'itorero suka inyota yo gusenga mwuka wera buri gihe nk'itorero mwuka wera buri gihe nk'itorero suka inyota yo gusenga buri gihe nk'itorero turayikeneye suka inyota yo gusenga buri gihe mwuka wera nk'itorero turabikeneye dukeneye inyota yo gusenga buri gihe nk'itorero mwuka wera dusukemo iyo nyota mwuka wera dusukemo iyo nyota ntabwo twabyishoboza mwuka wera ariko dukeneye gukunda gusenga buri gihe nk'itorero buri munsi uduhe kwahagizwa no gushaka mu maso yawe udukundishe gusenga buri munsi udukundishe gusenga buri gihe nk'itorero itorero mwuka wera turariguhaye itorero mu biganza byawe nk'uko Daniel yakundaga gusenga natwe dukundishe gusenga buri gihe mwuka wera wino dukundishe gusenga mwuka wera dukundishe gusenga itorero nk'itorero buri munsi dukeneye gukunda gusenga buri munsi bintu bidufashe mu mwuka wera ntago twabyishoboza turaguhamagaye mwuka wera dukundishe gusenga buri munsi mwuka wera genda itorero ryawe mu biganza byawe ngiro duha inyota yawe turinginze cyane mwuka wera duha inyota yo gusenga buri munsi duha inyota yo gusenga buri munsi nk'itorero suka umwuka wo gukunda gusenga suka inyota yo gukunda gusenga suka imbaraga zo gukunda ibyawe mwuka wera nk'itorero twaje uduhe gukunda gusenga uduhe gukumbura ibyawe ugiye kujya dukumbura uduhe kujya tugira inyota mwuka wera inyota yawe turayishaka reka inyota yawe dudubize mu mitima yacu mwuka wera itorero mu biganza byawe turarikumurikiye reka usuke iyo nyota gusenga buri munsi itorero mwuka wera turabikeneye Yesu we usuke inyota dukeneye kubona itorero ryuzura abantu bafite inyota abamva ku kazi bihuta kubera gukumbura gusenga kubera kugira inyota yawe mwuka wera genda usuka iyo nyota ya buri munsi inyota ya buri munsi turayikeneye turatatse cyane kugira ngo umanuke kuduha iyo nyota turayikeneye mwuka wera manuka uduha iyo nyota Yesu we hari byinshi bizahinduka iyo nyota niza buri wese azagira ishurirwa azamenya icyo umushakaho azamenya uko ugomba kwitwara mwuka wera suka iyo nyota mu itorero ryacu ururuka usuka iyo nyota mu itorero ryawe mwuka wera manuka turagukeneye dukeneye gushobozwa nawe dukeneye dukeneye gushobozwa turakeneye turabikeneye Mana we ibihe byiza hari ubushake dukeneye ubushobozi hari ubushake ababikeneye ushoboze abanumva batanabitekeye badafite n'ubushake ubahe n'ubushobozi zose turabikeneye mwami akayarabushike yandarabushike Yesu torero ni iryawe umukristo wese uraho umupapura abamama bara abahungu n'abakobwa twese turagukeneye mu miryango yacu
abana bacu, ababyeyi bacu, abavandimwe, itorero ryose, buri wese. Mwuka wera turagukeneye, waje kugira ngo udushoboze, waraje kugira ngo udushoboze, kugira ngo tidusengeshwe n'ibihe, dusengeshwe no kubera ko tugukunda, tugukumbura. Ayalaba ibikari byawe bihore akaya aribwo buzima bwacu turabishaka. Hari aho tunanirwa, ariko mwami tidushoboye turashobozwa. Udushoboze, udushoboze, udushoboze. Akala andalabo shikea, udushoboze, 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 udushoboze. Mwuka wera hindura ubuzima bwacu, hindura, hindura, hindura. Alabushekea ingia andalabushea alaborea fo andalabushekea alabushekea. Yes, urakoze Mwuka wera, urakoze Mwuka wera, urakoze Mwuka wera. Mbasabe twese duhaguruke, Let me request you to stand all. n'abandi tugaruke mu myanya yacu. Let's return in our seats. Agira ngo twese dushimire Imana twese hamwe. So that we may praise God together. Ijambo ry'Imana riravuga ngo twebwe ntabwo dushoboye turashobozwa. The word of God says we are enabled by God. Ijambo ry'Imana rikatubwira ngo Imana nizo itanga gukunda, And the word of God says ikanatanga no gushobora. God is at work in us both to will and to do. Mu Gifaransa bakoresha amagambo abiri, In French, icyo bita le vouloir, c'est-à-dire le vouloir faire,
ariko na le pouvoir faire. In French, they use the two words, the will to do and the Hari power abantu to do. bafite ico kintu bifuza baryoherwa kandi niho turi twe kenshi twese. Mana ndifuza, Mana numva ibikari byawe mbikumbura. We often feel wanting to do something, Ariko kugira ngo bagire izo mbaraga zo kugera aho but to have that power to zo reach at a gusohoza certain uwo place, muhigo to bikaba ikibazo accomplish that vow, it kubera becomes a satani problem aba yarwanye cyane. because the devil is against us. Tubwire Imana So let us tell God, niyo izitanga le pouvoir faire. He's the one who empowers us to do. Za nzitizi zose zituruka ku mwanzi All these the hindrances that comes from the ziturangaza devil, zitubuza guhora tubikora nk'uko bisanzwe ubuzima that bwo kwegera distracts Imana. us and not living in a such way that is a prayerful life. Imana irabishoboye nugaragaza ko ufite ubushake kandi ukagaragaza ko ukeneye gutabarwa n'Imana. God is able, and if you show that need, He will empower you. Ibyo wagambiriye igihe kinini ariko bikagenda binanirana gusohora. Icyiza hari umugambi ariko bwira Imana ngo shoboza uriya mugambi uhinduke ubuzima. Whatever you've planned for to do, God, show that to God and He will empower you to do so. Tuzamura amaboko Let's raise our hands ubwira Imana mu mutima wawe. and tell God in your heart. Iri ni ryo banga rihindura ibintu byose. And this is a secret that changes everything. Kugirana ubushuti n'Imana. Becoming a friend to God. Mana turagushimiye. Lord, we thank you. Iri jambo ryururutse kuri uyu munsi rifite impamvu. There is a reason you brought this word to us. Uturinde kukwegera mu gihe ari ibihe bidusunitse kukwegera. Help us not to come before you only in a time of need. Udufashe kukwegera ari twebwe twijyanyeyo ku bushake n'urukundo rwo kugukumbura. Rather help us to come with love and with missing your presence. Uzuhora utubona nk'abana bakumbuye presence y'umubyeyi. Continue to welcome us as your child that are missing. Abana bakumbuye kuryama ku birenge by'ababyeyi. Children that are missing to lay down to the feet. Abana bakumbuye kuryama ku birenge by'umubyeyi ari wewe Mana. Uturinde kuba abantu baza kubera ko tuje gusaba. Bizaba biteye agahinda kubona umwana ugaruka iwabo gusazanywe n'ibibazo ariko atazanywe n'urukumbuzi. Mana yo mu ijuru we, turagusaba kugira ngo uhindure ibintu. Turagusaba Mana, kugira ngo ushindure. Haleluya. Ingorane zose zimeze nk'imisozi zimira urwo rukumbuzi muri twebwe mu izina rya Yesu. 2024 izabe ari umwaka uri special, umwaka w'abana bakumbura kuba mu rugo ku birenge by'umubyeyi. Tuza tuje gushima, tuje kuvuga ineza yawe, tuje kuvuga imirimo itangaje yawe, tuze kubera kugukumbura Mana. Ayila boshekea la boshea yelebori ala shekeya. Turagukeneye Mwana. Kala pongea kaya labo karia fo ingea labo shakaya yera bashakaya. Urakoze
iyo nyota kwigurumiye muri twe, urakoze kuhinduye ibintu, urakoze kuhinduye Mana, urakoze kuhinduye ubuzima bwacu. Mukozi we uhinduye ubuzima bw'itorero, ubuzima bw'abapapa n'abama, abahungu n'abakobwa. Udutubona buri gihe muri presence yawe, ibikari byawe biturutira ahandi hose. Akalabo sheremore ayalabo shekera alebe shengera. Ari Mana we ubu murage cyangwa se icyo twavanye muri iyi minsi 40, ubuzima bwo kuryoherwa n'ibikari byawe. Yesu urakoze. Haleluya. Urakoze. Thank you. Teranira ryose riho umugisha, Bless the whole kandi congregation. cyatumye Mwuka Wera uzana iri jambo ngo aryo riganirwaho nyuma y'iminsi 40 turangije. The reason why you brought Nuko this ufite word impamvu after the 40 yo days. kugira ngo hagire ubundi buzima bushasha butangira, indi mibereho mishasha, indi myitwarire mishasha ya gikristo. Itorero ryose, umuntu ku giti cye, imiryango yacu, abana bacu, abavandimwe, ababyeyi, tugira ubuzima bwahindutse, bukumbura wowe, bwishimira ku birenge byawe. Mana turagushimiye. Unemerere Allow akakanya me in this time. aricyo tugiye gusengera. We have something we're going to pray for. Uriya twese barabidukorera. Hari igihe mbona abantu bandika anniversaire nziza, kozi w'Imana, nshuti yanjye. Usually many people wish Ariko hari ibibazo a nzaniye. birthday, but I question sometimes. Ubundi iyo twibuka itariki nk'iriya, Normally when we remember that birthday, ntabwo cyane it's not necessarily, twagarukira muri za keke dukata n'ibindi. it must not end only Simvuze on the ko ari ibintu cakes. byiza cyane. I'm not saying that it's bad, it's really good. Ariko ni umwanya wo gusuzuma, ukamenya imyaka urangije icyo wayikozemo. But it's a time to Sinayikoresheje look back neza. what you did in the past years. Se nabereye abandi umugisha. Did I use it well? Did I Ukanareba become n'indi a blessing to others? igiye kuza ukwisa. And you have to project to the coming years Ese narangaye ngiye gukosora iki? where I have gone astray and what I'm going to correct. Ndasaba pastor aza hano tumusengere, I will umukozi request w'Imana. our pastor to come and we Cyatumye pray for anniversaire him. ihurirana n'umunsi w'amateraniro. The reason why his birthday met with the prayer N'abatabimenye day. n'abatashoboye kwandika za message n'umushumba wanyu mwese. He's our pastor. N'abadafite kuba bamugeraho n'ibindi. Ariko icyo twatanga ni ukugira ngo dushimire Imana ibyo Imana yamukoresheje mu myaka yose agize. What we can do is to Ariko thank God for tumuragize what he n'Imana has n'imyaka used isigaye iri him. imbere kugira ngo arusheho gukorera Imana And neza. we can pray Namwe for the mwese next mufite days. anniversaire uyu munsi, And all of you who have your birthdays n'abandi today, bayagize muri iki cyumweru, ntabwo ari we duhisemo wenyine, nuko uyu munsi byahuriranye. Abagize ibya mariage, abagize ibyo kuvuka, byose muza mureba niki mwabyajijemo umusaruro. Indi iza kuza niki muzakoresha. for all of you who have Ndasaba abashumba celebrated ko different bamwegera anniversaries and birthday, you may itorero start mwese, to madame nawe nta kibazo urafatikanya n'abandi cyangwa mupfuka mu ruhande kuko muri umwe, ariko twerekezeho ibiganza. Aba mwese abakozi b'Imana, let's abashumba lift muze our hano hands murambikeho and we ibiganza. pray for the Reka family. twese itorero Let us twerekezeho all, the ibiganza whole tumusenge. congregation, to raise our hands and pray. Mana yo mu ijuru, mu izina rya Yesu turashimira umugaragu wawe, umukozi w'Imana. Uyu munsi yibuka umunsi wamutanze nk'impano, impano mu muryango, impano mu itorero, impano mu gihugu. Turashima abamumenye kera n'abamumenye vuba. Turashima imyaka agize asevinga muri iri torero, mu mbaraga ze zose, mu bwenge bwe, mu bushobozi.
Kitorero uyu munsi turashima uburyo yabaye umugisha mu myaka yiwe yose kuva avutse kugeza uyu munsi. Mana turashima abo yabereye umugisha bose. Uburyo yabaye umugisha mu itorero, uburyo yabaye umugisha mu bapapa, abamama, abahungu n'abakobwa, abamuzi n'abatamuzi n'abakurikiye ubutumwa a distance, bose ibyo turabigushimiye. Ariko nanone imyaka yindi iri imbere agiye kuzizihiza izabe imyaka y'imbaraga, ava mu bwiza ajya mu bundi bwiza. Uzayimurindiremo azakomeze kuba umugisha. Turasabira n'abandi bose iyo bizije uyu munsi, abizihiza icyumweru gishize, muri iki cyumweru abazizihiza n'abazizihiza muri kiriya cyumweru, uzudufasha gukora evaluation, kumenya ibyo twakoresheje iminsi yacu, ariko cyane cyane tugirana imigambi myiza yo kurushaho kugukorera neza. Urakoze, tumwifurije umugisha w'Imana, intsinzi ya Yesu, kandi uzarusheho kumukoresha ibirenze ibyo abantu batekereza n'ibyo bibwira. Icubahiro nishimwe, kuratwa no guhimbazwa bikomeze kuba ibyawe none n'iteka ryose kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Abamwegereye mu muhobere, mu mwifuriza isabukuru nziza yo gukorera Imana no kuba umugisha kuri benshi. God bless you. Murakoze cyane. Thank you so much. Kandi mwakoze, mugende mugira ubuzima bw'amasengesho. Go and have a prayerful life. Mugasenge mufite ibibazo cyangwa gusa mwifuza amasezerano. Imana ibagirire neza. Mwakoze. Abamwegereye bandi mwamwifuriza umunsi mwiza. Wish him a good birthday.